ukomeje gukora subscribe kuri Nyayo TV show nawe utarakora subscribe iki ni igihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu tugenda uploadinga byacu bya buri munsi. So uyu munsi rero ndagira ngo twongere tugaruke neza. Ndashimira buri muntu wese wagiye gukora subscribe n'abakomeje kudukurikira ndetse n'abagiye bagenda batwandikira muri comment cyangwa se muri section comment abatubwira yuko ibyo tugomba guhindura muri video cyangwa se abatumirwa tugomba gutumira. So uyu munsi rero murabona ko nagarutse ni yenyine ni wa mwana wanyu umunyarwanda wibereye la state. So uyu munsi rero ndagira ngo tuganire. Hari umuntu wansabye ko tuganira kuri Yago, ibintu bya Yago twongeye tukabigarukamo neza. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri Yago Pondate. Yago Pondate ni umusore w'umunyarwanda wamamaye ku izina rya Yago, aho yagiye akora ku maradiyo agiye atandukanye hano mu Rwanda, ndetse akagira n'umurongo wa YouTube akunda gucishaho ibiganiro byiwe. Rero naho ngaho twamenyeye Yago rero mu gihe cyashize yaje gukora icyo bita indirimbo Soweje niyo yabanjirijeho. Hanyuma Soweje iramamara kuko harimo n'abasitari bagiye batandukanye benshi cyane. Hanyuma harimo Nizo, harimo Ndimbati, harimo Juno Kiziyenze, harimo Mico the Best, harimo barabanzi benshi cyane ngira ngo bare bageze kuri 7-8 gutyo. Mu gihe rero cyashize Yago mumuzi nk'umuntu wakoze igitaramo muri Kigali. Akora igitaramo rero, igitaramo cyo kitabiriwe n'abantu benshi cyane ndetse kinitabirwa n'urubyiruko n'ingeri zose, urubyiruko, abasaza, abagabo, abana batoya bari bitabiriye igitaramo cya Yago. Hanyuma rero mu by'ukuri igitaramo cya Yago hari n'abantu benshi cyane bagiye biyemeza ibintu bagomba guhereza Yago Pondate. Rero mwagiye kubona mubona kuko ubundi igitaramo rero igitaramo buriya hari abantu baje kumenyekana mu gitaramo wakoze cyangwa se kwiyerekana yuko wageze mu gitaramo cyangwa se bajoyininze igitaramo cyangwa se ko yambaye ikote rishyashya uwo munsi. Mu by'ukuri rero twagiye kubona tubona umuntu w'umugabo arahagurutse yiyemeza ikibanza, aravuga ati twebwe tuguhaye ikibanza, ariko bagitanga mu buryo bwa company. Iyo company ngese ndibuze kuyivuga kuko nivuze nawe ndi kuyamamaza, urumva. Ubwo rero iyo company itanga ikibanza. Mu by'ukuri Yago yakoze igitaramo mu kwa 12, ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, dore ko tugiye kwikuta mu kwa 5. Yago mu by'ukuri yarategereje icyo kibanza arakibura. Yago rero niyo byaramuriye mu ndakavuga atereka abantu banyemera ikibanza, abantu kuki batakimpa byagenze gute. Umusaza Yago bayikubise ari kuri Instagram yiwe, abakubiseho izina ry'iyo company ati ko mwatwemera ikibanza bimeze bite. Undi mugabo nawe umunyamakuru baraje arababwira ati rero waribeshye, ntago company yacu yari yatanze ikibanza. Umunyamakuru abisobanura. Undi nawe Yago Pondate aramusubiza ati ndumva wigize umusemuzi. Urumva mu by'ukuri nyine ntago bamenye ibyabara abantu, ariko Yago nawe nanone tutavuze tuta blaminze iyo company na Yago nawe ntago yagize kwihangana. Wenda yari kugenda akandikira uwo munyamakuru cyangwa se uwo muntu wamwemera ikibanza kambwa ati se company yanyu ko twemeye ikibanza bigeze he, hanyuma wenda bakamenya uburyo ki wenda babisolvinga. Mu by'ukuri rero Yago nuko koko byagenze, ariko biracyari muri process. Naherutse kubona umunyamakuru umwe abaza undi muntu wari uhagarariye company ngo ati se ko umunyamakuru cyangwa se umuhanzi yaharabitse izina rya company yanyu bizagenda gute, ntabwo mwajya mu nkiko. Undi nawe aramusubiza ati twebwe nta mwanya dufite twabona kujya kwirwa tuvuga twajya kwirwa mu nkiko turagana biki n'ibiki, uwo mwanya ntawo dufite. Mu by'ukuri rero natwe turategereje kugira ngo turebe ko icyo kibanza Yago yahawe koko bazakimushyikiriza mu by'ukuri. Kuko nabwo nanone ni byaba biteye isoni guhaguruka mu ruhando rw'abantu rurenze 20,000 ugahaguruka ikitora toza ukavuga ngo ngiye nemeye ikibanza. Mu by'ukuri icyo kibanza ntacyo uzatanga. Please mujye mugerageza niba wemeye ikintu ugikore nyine ugitange kive mu nzira, urumva, kubera yuko ntugitanga nyine urabumba umugabo, kuko n'utagitanga urahobaye ikigwari nk'abandi bose, urumva. Nukuri mujye mugerageza niba wemeye ikintu ugihigurira umuntu wakemereye ibintu biva mu nzira. Kuko Yago yaza kuba yaragiye guhita agura amabati, akugura n'izo sima n'amatafari n'iyo micanga n'amabuye,
ashaka kubaka muri icyo kibanza, ubwo ari kuzabyiza. Urumva bari kuzakodesha i Kigali ahantu azabika ibyo bikoresho. So please mwihangane cyangwa mugerageze mujye muvugisha ukuri, twe kubamenyera ko mu bintu bidafite umumaro. Murakoze cyane rero, nshimira n'umwe buri wese ujye ukora subscribe kuri channel yanjye. Ndashimira n'abandi bantu bakomeje kuntera inkunga. Imana ikomeze kubagirira kubaho umugisha kandi mukomeze kubana natwe, turabakunda.